gutungana n'ukwanyu babyeyi sa nkuca bugufi ngo ukorere kugira ngo wakire umutungo washyizemo wawe. ikirata uretse gato muga iyo karito nta kintu kirimo, nta kintu kirimo. nakora nkareba gutya, wakoraho ukareba gutya uretse manze nde gutya kaze nde kwavamo amafaranga, nubwo atari ubwa mbere n'ubwa nyuma mbibonye, njya hari amakuru mba nishakira views, kora akazi kawe nta kibazo. Ngusuza kandi zere kumeze neza uri hose mu cyo giye tandukanye, barasazira ingero zo amajyepfo, amajyaruguru, of course check it mu badakina n'abana ukina n'abanyana usura batandukanye mu cyo giye tandukanye, sibanganya inkuta senye utanga isanamitima kuba mukurikira uramamagaye. Turi mu buce bigiye bitandukanye nkuko muri intro nkubwira ngo dusuremo abajya batandukanye. Nari nibereye ahantu rwose mu ntara mvuye ahantu, mbona inomero ya telefone iramamagaye irambwira ati ndi umukobwa warangije kwiga, ndi umukobwa utagira ababyeyi, ndi umukobwa wirwanyeho, shakisha uburyo nakiga, nza kwiga ndarangiza, ariko ni muri bya bikorwa nagendaga nanone mbashe kuba nafurira abantu, ariko nanone nza kubona umuganga kuri YouTube utanga ubutunzi, hari amafaranga yansabye 500 amaje kubinsaba, ndabimuha aransuzuma, niko ambwira ati uyu muganga yegeze iwanjye agiye kuma ubutunzi bwino ubishyire kuri kamera, ndetse n'amafaranga yaba agiye kuma naramuka abaye ibipapuro nzagere ibimenyetso byo kuzerekana yuko naba naratuburiwe. Ese aganga bakomeje gutanga ubutunzi ubakira ute, ubafata ute, cyangwa ubatekerezaho iki? Ubuzima bwawe bushobora guhindura byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha ubu ngubu niho ngiye guhitagira gute, niho ngiye guhita njya nsange muganga ariyo mubaze byinshi bigiye bitandukanye. Ese uwo mutungo nongera uzamura byatandukanye. Twabonye abaganga bagiye batandukanye batanga ubutunzi, ariko bamwe ngo amafaranga yacu twarayariwe, tumaze kuyarya twabahamagara bikanga, ariko abaganga 5 wowe ukore subscribe yakunyamana yo mubona tutarimo turagenda dukora bya buri munsi, nuko hari imbogamizi tugenda duhura nazo za buri munsi, mugiye mu supportinga, kandi inomero zacu kuri screen ziba ziriho kugira ngo mukomeze mutugire inama n'inyunganizi n'ibitekerezo, hanyuma komeza ugene nanjye. Urabona ko turi mu bigori mu mashyamba, abantu batazi bihaga ari ngibyo n'ibiti bya gereveriya. Kuri telefone yanjye niyo nakoresheje kuko kameramani we yarakiri inyamirambo, ariko ngewe nimwegereye mu majyaruguru y'u Rwanda niho natembereye. Okay, ngeze kwa muganga ahangaha, urabona umutimbwe rwose naho hari kwinjira mu buryo ndimo ndamubona kunze bakiga neza n'itanu ahinjiye ahangaha ngo iwabo umukobwa. Uyu muganga ni ubwa mbere tumubonye, ngiye kuyafatira hejuru ya telefone. Ndakomanga cyangwa ndetse nganga ngo bya 8,000 nakubwiye ngo mfite uyishyiramo, aho wakora buri mwimwe uyishyiramo. Nyiri baba uyu mugabo ni wo wasuye zifite naje n'umumagaye akire, bibaye ngombwa ko nkoresha telefone. Salama patro. Salama. Nizute se? Ni sawa. Uri mudukise ko mono amahembe ahantu hasi n'iki? Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yaratwitabaje tubwira yuko akeneye ubutunzi, ngo hari n'umuganga wamubeshye ngo azamuha umutungo, arangije ngo amurya amafaranga ntiyawumuha, ariko aje kumpamagara mbonye kuri YouTube nsanga atari nge yahamagaye, kuko ngiye nomero yanjye ni 078 5989096, nasanze atari yo yahamagaye rero. Neza ko yuvuze uranyishyura. Oya nagira nari kugusobanurira. Niyo nomero bakubonaho. Iyo ngiyo niyo yanjye, nuko atari yo yahamagaye. Nk'uko abibonye rero, ubwo iyi karito niyo ugiye kwakiramo umutungo wawe, ugiye kumfasha urambikeho ibiganza, ariko umuga tuzamura umutungo cyangwa ukora igikorwa ndamwibarizanya kare umpamagaye
noneho yahigire kamwe si n'umwana w'umukobwa akiri mutoya wajya guhindurirwa ubuzima nawe. agiye guhindurirwa ubuzima. Yari afite ikibazo cy'inyatsi, inyatsi yakuweho, bibaye ngombwa yuko nza kumuhagararira ku gicumbi kugira ngo yakire umutungo ababyeyi bamwemereye wa miliyoni 40. aho musanze ni iwabo cyangwa ni iwawe? Ahangaha yambwiye ko ari iwe, ko ngomba kumusanga iwabo ni naho iwe, kuko ngo ni n'imfubyi. yabimbwiye. ngaho ukora ibyo ukora turebe. gusa ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere mbibonye, ariko uraza kutubwira ababiyitirira abo muvugaho iki? Gutungana ni ukwanyu babyeyi, sa nkuca bugufi ngo ukorere kugira ngo wakire umutungo washyizemo wawe. Ni uko hari abantu benshi bajya baduhamagara bakavuga ngo hari abantu babariye amafaranga ngo babemerere umutungo, ibintu byabo ntibibe. Ni nayo mpamvu nanjye naguhamagaye ndavuga ati uriya ugiye kuzakira umutungo, ugiye kuzakira umutungo, muzaze mumuhe muhahagaze mubireba, kandi uyu mutungo wakiriye uzawukoreshe neza. Kuko utavuga wagize ubwoba, ubusore yemera ko ujya kuyabona amafaranga? Nta cyizere yifitiye. kuri muratutira intoki se? Oya. mugabo ko murimo kugenda ukata. Ndimo ndafungura. Yego, ntambikaho ibiganza uvuge ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. Yego, uyu mutungo nakiriye nzawukoresha neza. Uyu mutungo nakiriye nzawukoresha neza. Izi zose ni inote se? Izi zose ni inote ziri muri iki gitereko. Yakuraho inote imwe nk'uko ababyeyi babyemeye nini muri zose, akaguhereza nawe ukaza akagacupa kugasoma, ugatangira nawe kwakira ku mpano, nawe ugatangira. Ni ukubera yuko ziba zazamutse mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka ubonye yuko ikarito yatereyemo inoti n'ibihumbi 8, miliyoni 40 zirazamutse. Uyu mutungo we rero tugiye kamaze mwibarize igitekerezo cyaje gute kugira ngo uhamagare muganga aguhe ubutunzi ubundi bimeze bite, kugira ngo n'abadukurikiye bamenye uko bimeze? muri kamera uzamurirwe. Nimero nayibonye kuri YouTube. Ari mfite ikibazo nshaka ko yamuha ubutunzi. Ndamuhamagara arambwira ngo nzaze amuha ubutunzi. nta ngurane se mwahanye? nta kintu wamuhaye kugira ngo ibi byose abikore? Namuhaye 500. Yego, watubwiye ko ari umunyeshuri, ababyeyi bawe barapfuye, ugeze aho uravuga ati reka mpitemo nanjye gushaka icyo nkora, uza kubona icyo ukora, aguca 500 ngo icyo gihe ngo aragurishe ngo nimba ari inyana. Niko watubwiye. Nagurishije inyana yanjye. Hari benshi babaribwa amafaranga biyitirira abaganga nk'aba ngaba, wabwira iki abadukurikiye bari mu mafaranga ariko ntihagire ibintu bakorerwa, cyane cyane ko bayobera ku bandi? Nababwira ko njyewe nahuye n'umuganga utabeshya, atari bamwe bateka umutwe nyine. Njyewe kubera ko gihamya irahari, namuhaye 500, none mbonye andi miliyoni 40. ubwo ni miliyoni 40 ubonye. ayo mafaranga uzakoresha iki? twumva bavuga ngo amafaranga uzafashe imfubyi n'abapfakazi n'ibindi, wowe uzayakoresha iki nk'umuntu wari uri mu buzima mbona butari ubuzima bwiza bwo mu cyaro? ndabona unorora, uraza kutubwira uko bimeze. Njyewe mba numva nzashinga alimentation, nashinga ishuri ryigisha imyuga, nanjye ngafasha abana b'imfubyi. Yego, muga imbaraga muzikura he? ni ubwa mbere nkubonye mu baganga nabonye so mbonye kuko ndumva ari ubwa mbere duhuye. ni ubwa mbere nkubonye. Yego, ariko nanone si ubwa mbere nkubonye, kuko nawe nigeze kubona uhabwa izindi mbaraga ahantu runaka, unahabwa n'ubutunzi. icyo gihe jya ndabyibuka, waba warahawe ubutunzi no kagira izindi mbaraga. nahawe ubutunzi, mpabwa n'izindi mbaraga zo gufasha abandi bagiye batandukanye hirya no hino, yaba bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. uriya muganga araguha ubutunzi nawe imbaraga ukoresha ubu? imbaraga nkoresha niho zaturutse, kuko nagiye ku gicumbi, ababyeyi baranyishimira, bampa imbaraga nanjye zitandukanye kugira ngo mbashe kumufasha no gufasha abandi. bajya batubwira ngo mukoresha amafoto, amazina, ariko nanone hari ikintu kindi numvise kitari cyiza. ejo bundi umuntu wambwiye ngo hari umuganga ngo wambwiye ngo mfatire ngo igitsina cyanjye ngo ngire gutya na gutya, ngo gutya na gutya, ngo ndamwohereza amafaranga mu muyaga. aba baganga bakoresha ibi ngibi byose twavuga ko ari ikibazo gikomeye. noneho kohereza igitsina ari byo bituma umutungo uzamuka. cyakora iyo dusuzuma, kuko tuba tugiye kuguha umutungo udahari, kugira ngo n'ifoto yawe yo mu maso n'ikiganza cy'iburyo tukabasha kugusuzuma
tukamenya igitera inyatsi kigakurwaho, ababyeyi bakakugura umutungo wemerewe. siza tubona hano murimo murubaka, ni wowe urimo kubaka ku giti cyawe cyangwa ufite abasaza mu bana, cyangwa watubwira muri make? njyewe ndimo kubaka. Aya mafaranga ubonye rero wambwira ibyo uzakoresha, ntabwo ufite ubwoba bw'abaturanyi bawe ko hagira umuntu uza akaza kuvuga ati gutya na gutya ugasanga arakwibye, cyangwa ugiye guhita wirukanyira muri banki? ndahita nyajyana muri banki ngo mbanze ntekereze imishinga neza ngiye gukora nyorganize. cyanteye kuza kumuhera umutungo ahangaha rero si muhamagare ngo aze ku gicumbi. umutungo umuntu awakirira ahari kandi azawukoreshereza, agatangira kuwukoresha. ariko uno mukobwa twabonye nta byishimo afite, nta cyizere afite, ashaka guteka ko mu kanya amafaranga aza kuba ibipapuro. ashobora kuba yatunguwe. siza hari abantu bajya bavuga wenda gisubiza muganga ngo amafaranga uyu muntu yabonye ngo hari igihe ari izindi ngo ibindi bitambo yaragusabye. hari igitambo yakubwiye wakoresha kugira ngo wenda nko kwica wenda nk'umuntu cyangwa kuroga umuntu cyangwa kumena amaraso y'ikintu runaka, ibyo yakubwiye? oya, nta kintu yigeze ambwira. yego muga nta ngaruka ku muntu muha amafaranga birangira? nta ngaruka. ubu iyi ni impano ye, aba yemerewe gutunga no gutunganirwa. iyi ni impano aba ariye, nta ngaruka, nta gitambo kindi gitambwa usibye ako gatabi k'ababyeyi yatanze ko 500 ko bari bamwemereye kumuha. izi ngizi $40,000. muvura indwara zimeze gute na gute? tuvura indwara zitandukanye mu buryo butandukanye, kuko indwara zose zananiranye turazivura, cyane cyane nk'uburemba, abagore batanyara. izo ndwara turazivura cyane. ubwo ni amavangingo, kubera yuko benshi barabirogwa, ugasanga umuntu ntazi ibyo ari byo, kujya mu mihango ukaribwa mu gitsina cyane, mbese ugasanga ni ikibazo, agacika umugongo ntamenye impamvu. izo zose turazivura. abibwe ibyabo murabigaruza, cyangwa n'abanyazwe imitungo, amazu, amasambu n'imirima n'ibikini byinshi bigiye bitandukanye, ibi byose mubibafashamo? ibyo byose turabibafasha. n'abakeneye kugurisha ibibanza dushobora kubaha imiti bakoresha, tukababwira ibyo bagomba gukorera muri ibyo bibanza, bigahita bigurwa. ababiyitirira agira icyo babwira, abaganga babiyitirira? abatwiyitirira rero nashishikariza abantu bose badukurikirana gushishoza, bagahamagara iriya nomero yanjye ya 0785 890 kugira ngo bakorerwe ibyo bifuza. bere kuyoba ngo bajye ahandi bajarajare, kuko tujya duhura n'ibyo bibazo byinshi by'uko hari abantu bagenda bahemukira abandi batwiyitiriye. reka wenda tubashimire, tugeze ku musozo w'ikiganiro. njye nitwa Isaac, nkora kuri Kigali News 50. wenda mu minota 2 wenda hari ikintu ushaka kuvuga abadukurikiye ku isi yose? ni ukuvuga ngo icyo nababwira, nibatugane kuko ukuri kurahari, tubakorera ibyo bifuza, kandi nanjye abankurikiranye mbaye mbashimiye. ugire ibihe byiza. umutungo wawe wawufunga ukagenda ukongera ukawukoresha, ukawukoresha neza. aya mafaranga yemerewe kujyanwa no kuri banki, wemerewe gufashaho n'umuryango, nta kondisiyo zindi aya mafaranga agira zo kuyakoresha. uyu mutungo wawe uzawukoreshe neza. ngiye nkomeze nerekera abantu rwose. hano umukobwa afite ubworozi bw'ihene, urabona rwose hano hari ihene, ni kwa kundi bavuga ngo ni ukwihangira umurimo. reka wenda tubashimire, ibindi bikurikiye muzamugira amabana natwe, jya muri commentaire, kuri like, kuri share ndetse na subscribe ni ingenzi.